muraho neza abo turi kumwe n'ubundi abo dusanzwe tubana kuri uyu murongo ndabiyegereje bahaye ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka dutangize n'isengesho kuko bisanzwe. Mana Data ugirira neza bose, uyu mwanya turagukeneye tugushimira kuko watwirijeho, wabanye natwe amasaha yose twagize n'ibikorwa zose n'intambwe zose twateye. Tukaba tugeze muri uyu mwanya Data w'iki kiganiro kugira ngo tugikwirakwize tucamamaze kigere kuri benshi. Data intego no kugira ngo icura kibicawe kandi benshi bafashwe ndetse bagirirwe umumaro, bakizwe, bahabwe izindi mbaraga no kugira no kubundi bumenyi. Data turagukeneye ngo bana natwe muri zose, amaze Data icura kibicawe mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Ni Sebanyana muri kumwe, Sebanyana Bizimana. Ndabizi kuko dusanganywe mu kiganiro cya buri gihe uko tubishobojwe turabana kandi tukagubwa neza. Ndabizi kuko kigirira benshi umumaro kino kiganiro n'ijambo ry'Imana. Ikaze. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo ni amagambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba. Yesu ubwo yari ku musaraba hari amagambo yahavugiye kandi y'ingirakamaro. Ntabwo amagambo Yesu yavuze ari imfabusa, ahubwo ni amagambo y'ingirakamaro yari kuvuga kandi yavuze amagambo akomeye. Reka ariyo tureba nicyo cyigisho cyangwa se nicyo kibwiriza cya none. Ayo magambo rero turayavuga ni amagambo agera kuri arindwi ndetse n'ubusobanuro bwayo mu ncamake. Duhereye ku ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere Yesu yavugiye hariya ku musaraba, yaravuze ngo Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Rero muri ayo magambo cyangwa muri iryo jambo rya mbere, reka tubisome mu rwandiko mu butumwa bwa Luka ibice 23 n'umurongo wa 34. Bibiliya iravuga gutya ngo Yesu aravuga ati Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Amen. Iryo ni ryo jambo rya mbere Yesu yavugiye hariya ku musaraba. Impamvu rero Yesu yavuze iryo jambo ngo bababarire, Data ubabarire kuko batazi icyo bakora, kuko yasabiye abantu bose n'abamwicaga, ariko arabasabira arabwira ngo ntibazi icyo bakora. Data ubabarire ni ijambo rikomeye ryo gusabira umwanzi wawe cyangwa uhaye kubabaza, uhaye kwica. Ndifata kimwe nanone Stefano yigeze kurivuga bamutera amabuye, ariko ni nyuma ya Yesu. Stefano nawe yarivuze bamuteraga amabuye, bamuteraga amabuye. Urupfu rwa Stefano rwari ruhagariwe na Paulo akiri Sawuli. Nanone Stefano nawe yavuze iryo jambo aravuga ngo Data ngo ubabarire kubera ko batazi icyo bakora. Ariko akibwira iryo jambo hari uwo ryacumise mu mutima, agenda ritekerezaho. Ariyo nanone Sawuli akomeza umuhanda uje Damasiko, ageze mu nzira agihatekera iryo jambo, niho yatunguwe n'ijambo rimuhamagara ngo Sawuli Sawuli undengereza iki. Ariko byari bikomotse kuri iryo jambo kuko yasabiwe imbabazi n'umwanzi n'uwo yiko yica, ariko amusabira imbabazi. Rero imbabazi zirakwiriye, imbabazi z'Imana imbabazi Imana zitanga ku uwo ari we wese. Aravuga ngo Data ubabarire kuko batazi icyo bakora, asabira abanzi biwe imbabazi. Iyo ni ijambo rya mbere. Ijambo nanone rya kabiri, Yesu yaravuze ngo Yesu yasengeye abamugiriraga nabi barimo na Yuda. Icyo nico gikomeye muri iryo jambo rya mbere. Yasabiye babanzi ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Na Yuda yararimo. Yuda yararimo aravuga ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Ubundi hari abantu benshi bazakora ibyaha, bakakora ibyaha kubera ubutamenya. Na Yuda yarabarimo
ndetse n'abandi mu kivunge bari bakora ibyo zaba bamba Yesu bamugira nabi, ntibari bazi ibyo bari bakora, bakigendera mu kivunge cy'abandi. Ijambo rya kabiri rero yaravuze ngo ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo y'Imana. Iri jambo rivugiye kuri cya gisambo, dore kuko Yesu yafunganywe n'ibisambo bibiri, bageze ku musaraba, umwe muri bo aravuga ngo acunaguza Yesu, aramubwira ngo iya uje kuba umwana w'Imana, tubaza kuvuga kuri umwana w'Imana, nimba uri umwana w'Imana ngaho ikize natwe dukize. Hanyuma ikindi gisambo kiravuga ati se kutukana ko twebwe tuzize ubusambo bwacu n'ubugome bwacu, uyu nguyu araziriki ko azira kuko ari umwana w'Imana. Aravuga ngo data, ngo jewe, ngo mwami, yaravuze ngo mwami, ngo aho uzaba jewe uzanyibuke mu bwami bwawe. Yesu azumva nk'ejo, aravuga ngo sikera uyu munsi none turabana muri paradizo y'Imana. Aho ngaho dushobora kuhasoma mu gitabo cya Luka nanone ibice 33 umurongo 43. Aravuga ngo, aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Niko Yesu yasubije cya gisambo, agiha imbabazi. Kwicuza kwa cya gisambo kwatumye gihabwa agakiza kuri uwo mwanya, kimukingurira ijuru, abana n'umwami muri paradizo y'Imana. No kuvuga ko kwicuza kuza gukererwa, no mu mwanya wa nyuma ushobora gusaba imbabazi ko zihabwa nubwo wari ugeze kure cyane k'icyo gisambo. Ariko Yesu yaravuze ngo uyu munsi, kubw'iryo jambo gusa yavuze ngo data, ngo mwami, ngo uzanyibuke uzaba mu bwami bwawe. Yesu ahita amubwira ngo sikera ni none turabana muri paradizo y'Imana. Ijambo rya gatatu Yesu yaravuze ngo mubyeyi, nguyu mwana wawe, nawe mwana nguyu nyoko. Tubisoma nanone mu butumwa bwa Yohana ibice 19 umurongo wa 23 kugeza kuri 27. Nubwo yari mu mibabaro, yemeje ko umubyeyi we yitabwaho na Yohana. Itorero naryo rero rirasabwa kwita ku bapfakazi n'imfubyi mu buryo bukomeye no mu bikorwa kugeza no mu gihe cy'imibabaro. Itorero nico risabwa kimwe na Yesu. Yesu yabwiye Yohana ngo nguyu nyoko, nawe mubyeyi nguyu mwana wawe. Bishaka kuvuga ko no mu gihe cy'imibabaro, no mu gihe cy'akaga, yashaka kubwira Yohana ngo agomba kwita ku mubyeyi. Imana ishimwe cyane. Ayo ni amagambo akomeye cyangwa akomeye Yesu yavuze ari ku musaraba. Ijambo rya kane yaravuze ngo mana yanje niki kikundekesheje. Tubisoma muri Matayo nanone 27 no kuri 46. Ntabwo tugenda dusoma cyane, ariko aho ndahakurangiye wowe unyumva kugira ngo uje kwasoma. Yaravuze ngo mana yanje niki kikundekesheje. Yesu yavuze aya magambo mu gihe gikomeye cyangwa mu gihe yari yikoreye ibyaha by'abari mu isi, amaze gutandukanwa n'Imana. No kuvuga ko yumvaga kuko atandukanye n'Imana, yari yikoreye ibyaha by'abari mu isi, yahindutse ibyaha, amaze atekereza kuko hari Imana yamuretse. Icyo cyatumye avuga ngo mana yanje niki kikundekesheje. No kuvuga ko nubwo waba uri mu mibabaro, Yesu yari yikoreye ibyaha by'abari mu isi, yumva kuko yatandukanywe n'Imana, ariko nubwo ntibisobanura kuko Imana ari yamuretse. Bivuga ko no mu gihe nawe waba uri mu mibabaro, ntibiba bisobanuye kuko Imana yakuretse. Imana ntiyakuta. Imana dufite amasezerano no kwizabana natwe, iri kumwe natwe no kugeza iteka ryose, no kugeza no mu rupfu. Imana izabana no mu mibabaro. Imana ntizitureka. Imana ntigeze reka Yesu, ahubwo Imana yanze kureba ibyaha kuko Imana ni yera, bituma
imutera umugongo, ariko ntibizari bisobanuye kuko yamuretse. Nawe nuzazugera mu gihe gikomeye, mu gihe cyo mu mwijima w'umwuka, tukadutekereza ko Imana yakuretse, ntibisobanuye ko Imana yakuretse. Imana iri kumwe nawe no muri cya gihe gikomeye. Nanone abubaha Uwiteka hari ubwo bagera mu mwijima wo mu mwuka, ibyo ntibiba bisobanuye kuko Imana yashoboye kubareka cyangwa yabaretse. Imana ikomeza kubana natwe n'abantu bayo mu gihe cyose. Ijambo rya gatanu yaravuze ngo mfite inyota. Tubisoma mu gitabo cya Yohana ibice 19 umurongo wa 28. Yaravuze ngo mfite inyota. Ni mu gihe Yesu yarafite inguma nyinshi, ndetse no kuvirirana amaraso kwabaye kwinshi. Hanyuma rero agira inyota, yumva inyota. Icyo cyatumye avuga ngo mfite inyota. Ariko kandi yarafite n'inyota yo gucungura, yarafite inyota y'itorero, yarafite inyota yo gucungura itorero. Nicyo cyatumye avuga ngo mfite inyota. Itorero naryo rirasabwa kugira inyota yo gukiranuka n'urukundo. Nicyo gisabwa ku itorero. Kimwe nuko Yesu yari afite itorero ryo kugira yo kuronka itorero. Itorero naryo rirasabwa kugira inyota yo gukora imirimo myiza n'urukundo n'imbabazi. Ibyo nibyo bisabwa ku itorero. Imana ishimwe kandi himbazwe, kuko itorero risabwa kugira inyota yo gukiranuka. Nanone ijambo rya gatandatu Yesu yaravuze ngo birarangiye. Nanone tubisoma muri Yohana 19:30. Yesu yatangaje ko imirimo yatumwe yo gucungura kwirangiye, kuko ayirangije binyuze mu nzira y'umusaraba no mu rupfu. Ntacyo dusabwa rero gukora cyangwa kongeraho. Yesu yarabirangije, yaravuze ngo ndabirangije, kandi abirangiza binyuze mu rupfu, binyuze mu mibabaro, binyuze mu mibaro yiwe myinshi. Aravuga ngo ndabirangije. Icyo yararangije ni iki? Ni imirimo yo gukiranuka, ni imirimo yari yatumwe yo gucungura. Niyo nicyo yararangije, nicyo yasobanuye. Rero ntacyo natwe dusabwa kongeraho ku mirimo yo gucungura. Turasabwa twebwe icyo dusabwa, turasabwa kubaho mu butsinzi bwa Yesu, kuko yarabirangije. Twebwe twaratsindishijwe. Yesu yaradutsindiye, yaravuze ngo ndabirangije. Nta kindi twokongeraho. Nubwo ukora imirimo imeze gute, ni ukuvuga ko Yesu ndi wo kwicungura ubwawe, ntaho kwicungura. Yesu yarabirangije ku musaraba. Aranabivuga, arabitangaza, aravuga ngo ndabirangije. Ijambo rya karindwi yaravuze ngo Data, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Reka tubisome muri Luka, ijambo rya karindwi muri Luka 23:46. Aravuga ngo Yesu avuga ijwi rirenga ati, Data, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Amaze kuvuga atyo, umwuka urahera. Haleluya. Ijambo rya karindwi ariryo dusorezaho, yaravuze ngo Data, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Yesu yatanze ubugingo bwe ku bushake n'amagambo agaragaza kubaha. Yesu yatanze ubugingo bwiwe ku bushake n'amagambo agaragaza kubaha, yishikiriza Imana. Aravuga ngo Data, ngo mu maboko yawe ngo niho nshize ubugingo bwanje. Aritanga, abusubiza uwabumuhaye, uwamutumye. Natwe rero turasabwa kubaho twitanga mu maboko y'Imana. Icyo nicyo twebwe dusabwa. Nanone kwizera kuboneka mu gihe cya nyuma. Kwizera k'umuntu wizeye kuza kuboneka mu mwanya wa nyuma. Tugomba kwizera kugeza no ku mutara wa nyuma, kugeza ubwo twitanga mu mwanya wa nyuma, ku mwuka wa nyuma, ukavuga ngo Data,
ngo mu biganza byawe mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwaje. Ayo niyo magambo dusabwa. Tugomba gukiranuka nk'uko Yesu yabaye urugero rwacu, yavuze amagambo meza. Rero ageza n'ahavuga ku munota wa nyuma ku ijambo rya nyuma muri aya magambo arindwi yaravuze ngo ijambo rye aravuga ngo data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Ayitanga ku bushake kandi mu magambo atuje, amagambo meza yumvaga kuko agiye kwishikiriza umwami cyangwa data wa twese. Rero bavandimwe banyumva, ayo ni magambo dushoboye gusangira n'ubumenyi bwayo, ariko icyo nshaka kugira ngo dushimangire tuzatumye kuko amagambo yose Yesu yavuze arayingira akamaro. Yaravuze ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Arongera aravuga ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo. Icyo ni irya kabiri. Irya gatatu aravuga umubyeyi ngo uyu mwana wawe nawe mwana ngo uyu nyoko. Ijambo rya kane aravuga ngo mana yanje ni iki kikundekesheje. Nanone ijambo rya gatanu niryo yavuze ngo mfite inyota, ariko iyo inyota yo gucungura. Natwe tugomba kugira inyota y'imirimo myiza n'urukundo. Ijambo rya gatandatu aravuga ngo birarangiye zo gucungura ivy'imirimo. Yarabirangije ntacyo twakongeraho. Ijambo rya karindwi aravuga ngo data mu biganza byawe nushize ubugingo bwacu. Aritanga ku bushake. Natwe tugomba guhora mu buzima bwo kwitanga no guhora dukiranuka no kugeza ku munota wa nyuma. Imana dufashe nitwakira ijambo